mwana yaje kuza gufata telefone anyandikira message 48 zirimo ngo ndakagore ndakadayimoni ndakagini ndi nyina sinigeze naramubyara. Avuga ko mwanga ariko mu by'ukuri ntago mwanga ahubwo nashaka ko mwanga nzamwanga. Wanga mama wawe mupfiki nuko avuga ko mwanga yageze mu itangazamakuru. Navugiye imbere yari bwo ndababwira umwana akimara kunyandikira message zimeze gutya z'urukozasoni gutya ko ndakadayimoni ndakagini ntabwo yabyagwa n'igini ngewe mu maraso yanjye nibere ryamwonyeje ndarivumye ntago azongera kwitwa umwana wanjye azongera kwitwa umwana wanjye hari ibindi ntera zifashemo nubwo by'umwana namuciye mu bana mubona wonyeshe umwana se nashaka kuzaba imbabazi azazisaba umubyeyi akabura nk'umubyeyi nazi akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Yes, reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira Inguni Zose TV. Ngewe ndi Brown T. Hanyuma rero ntabatindiye ndumva kabisa mbafitiye inkuru, mbafitiye amakuru kabisa, mbafitiye inkuru iteye ubwoba ariko nanone iteye agahinda. Mu rundi ruhande nanone irimo isomo kabisa, ifite icyo ishobora kwigisha umuntu wese ushobora kuyumva. Aya makuru ni amakuru aturuka mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, umurenge wa Ruhuha, akagari ka Kindama, umudugudu wa Kamweru. Mwumvishe aya majwi tugitangira iki kiganiro cyangwa se tugitangira iyi nkuru. Hari amajwi mwumvishe, harimo ijwi ry'umugore cyangwa se umumama, hakabaho n'ijwi ry'umusore, uwo ni umwana we. Uyu mugore rero akaba yitwa Helena, akaba ari umugore wa Silas, umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wamenyekanye nka Ibya Yesu ni ku murongo. Uyu akaba ari umugore we, ndetse uyu musore wavugaga muri aya majwi akaba ari umwana wabo witwa Prosper, uherutse gutabwa muri yombi cyangwa se gufatwa akekwaho kwica umugore we. Mbere yuko dutangira iyi nkuru mbabwire ukuntu bivugwa ko yishe umugore we, ariko ubu akaba yaratawe no muri yombi, bakaba afunzwe. Hanyuma nagira ngo tubanze dusubire inyuma gatoya turebe imibanire ye n'umuryango we. Mu myaka nk'ibiri ishize umupasiteri witwa Justin na Ezekiel bagiye gusura umugabo witwa Silas, ubwo cyari igihe babanaga n'umugore we, kuko uyu munsi ntago bakiri kumwe. Byigeze kuvugwa yuko uyu muntu witwa Silas cyangwa se Ibya Yesu ni ku murongo ngo akubita umugore we, akamwambura ubusa ndetse akamwirukana, akamusora mu nzu, akazerera ku musozi, ndetse ngo akaba yarafashwaga n'uyu musore witwa Prosper, umwana we, bagafatanya gukubita nyina. Hanyuma ariya majwi mwumvishe mbere nabanje kubumvisha na amajwi uwitwa Pastor Justin yavugishaga umugore we ndetse avugisha n'umuhungu we. Mwumvishe ko nyina avuga ati jewe umuhungu yanyandikiye message zigera muri 40 zivuga yuko ntamubyaye, ntakiri nyina, ndetse ngo ewana yaramututse ku buryo bukomeye, aramwandagaza ngo aranamwanga. So umuhungu nawe bamuhamagaye yisobanura avuga yuko ngo atamwanga, ngo ahubwo ngo niba bishaka ngo azamwanga. So ubwo rero uyu muhungu yaje kwiyomora kuri nyina, yifatanya na se. Igihe se ngo yajyaga kubita nyina ndetse akamusora no mu nzu, uyu muhungu yajyaga amufasha, bombi bagakubita nyina. Ikindi gihe ubwo urumva ko nyina yamuvumye, mwumvishe mu magambo nyina yavugaga harimo kumuvuma, ngo aramuvumye nk'umuntu yonkeje, ndetse no mu bana be ntabwo akimubaramo. Urumva ko umuvumo w'umubyeyi urahama, nshuti yanjye, umuvumo w'umubyeyi igihe cyose wamukoshereje cyangwa se igihe cyose wamubabaje ashobora kukuvuma, umuvumo ukagukurikirana. Uyu muhungu rero ngo nyuma murabizi neza ko mu minsi nanone ishize ise uyu nguyu Silas yigeze gutabwa muri yombi, nawe akurikiranwaho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka.
uyu mwana rero mu byo Silas yireguraga yavugaga yuko atari we wamusambanyije ngo ahubwo ngo ari umuhungu we. Uyu muhungu Prosper n'ubundi bivugwa yuko ngo yaba yari afite akana k'agakobwa yajyaga asambanya bakundanaga kataruzuza imyaka y'ubukure, ariko ngo ise nawe akaza kugira gutya nawe akaza nawe kujya agasambanya, noneho umuhungu yabimenya bagashwana na se. Ndetse ni muri kiriya gihe n'ubundi bamufataga cyangwa se bamutaga muri yombi aka gahungu kitwa Prosper ngo kaje noneho gushwana na se kongera gusubirana na nyina. Ndetse ngo ubwo nyina yatandukanaga na se ubu batakiri kumwe, uyu muhungu yabanaga na nyina. Ariko mu minsi ishize ubwo ngubwo nubwo babanaga na nyina ngo hakaba hari umugore ari we uwo wapfuye ngiye kubabwira iyi nkuru. Uyu mugore ni umugore ngo w'ikibungo uturuka mu muryango nawe ngo udasaba umunyu, ngo ni umugore wari warabyariye iwabo abana bagera muri 2, ariko ngo aza kwerekeza mu Bugesera hariya Ruhuha aba ariho yibera, akaba yabanaga n'abana be yikodeshereza. Noneho uyu muhungu Prosper, uyu muhungu wa Silas ndetse n'uyu mugore witwa Helena ngo yagiye nyine baracudikanye, umuhungu aragenda bararyamana. Bamaze kuryamana ngo umugore aravuga ati rero nta nundi mugabo nshaka, nta nundi mugabo nkeneye, ahubwo umugabo ni wowe. Nuko bwo bahita bajya mu rukundo, ariko agahungu nikagende nyine ngo nikamushaka ngo bimenyekane, ahubwo ngo kakajya kava iwabo, kakajya kava kwa nyina kakajya kuri uwo mugore uwo nyakwigendera, kakagenda kagakubitaho iminsi 3 kakagaruka kwa nyina, kakongera kakagenda kagakubitaho icyumweru kakagaruka kwa nyina. Mbese nuvuga ngo nyina ntabwo yarazi neza yuko uyu muhungu we afite umugore. Yabimenye ejo bundi bamaze kumufunga, RIB imaze kumuta muri yombi akekwa yuko amaze kwica uwo mugore. Hanyuma rero ukuntu rero urupfu rw'uyu mugore wa Prosper rwaje kugenda, ngo uyu mugore yaje muri iyo minsi bari bamaranye na Prosper, yaje kubwira Prosper yuko atwite, yamuteye inda. Hanyuma ngo uyu mugore mu gihe yari yiteguye yuko Prosper ari bubyakire neza, ahubwo noneho ngo umunyamugabo aramubwira ati reka ntago ibintu bishoboka, uri indaya, ntago ari njye waguteye inda, ahubwo n'abandi bagabo bayiguteye. Umugore ngo akomeza kumubwira ati ni wowe mugabo mfite, nta wundi mugabo tubana hano, nta wundi mugabo turyamana, ni wowe rwose, ubu ndatwite rwose. Hanyuma rero ngo uyu Prosper mu gihe akomeje kubyanga cyangwa se kubihakana, ubukeye bwaho ngo uyu mugore ariko ubwo ngubwo ngo uyu mugore yaje kwigira inama yo kujya gushaka imiti yo gukuramo iyo nda, kuko yaravugaga ati giye mu bana 2 mfite kandi ntabana na se, nakabaye ntwita uyu wa 3 wenda mbana n'umugabo, ariko niba umugabo anyigaramye nta n'impamvu yo kugira gute yo kwitwita ngo nzayibyare. Uyu mugore ngo yagiye gushaka imiti yo gukuramo inda, ngira ngo nta nubwo yageze gushaka umuganga, bivugwa ko ngo yaba aragiye kwishakira imiti y'ibyatsi, ngo harimo n'ibintu by'amajyane, ngire ngo niko biri kuvugwa ko yaba yarashatse imiti y'ibinyarwanda, ngire ngo n'amajyane. Hari abantu njya numva bavuga yuko ngo ibintu bijyanye n'amajyane ngo gukuramo inda rwose ngo birebaho, ariko ngo iyo urebye nabi rwose uhita uhwana nayo. Hanyuma nanone bikavugwa yuko uyu nyakwigendera ashobora kuba ari iyo miti yaba yaramuhitanye, ariko ngo ikintu Prosper cyatumye bamuta muri yombi ngo nuko mu gihe ngo yaje mu rugo agasanga umugore adahari, ubwo ni cya gihe yari yagiye gushaka iyo miti yo gukuramo inda.
hanyuma ngo Prosper ngo umugore agitunguka ngo nawe yazanye ibya bindi byo gufuha avuga ati uvuye mu bagabo uvuye gusambana nuko ngo aramwadukira atangira kumukubita ibintu ngo byo kumukubita rero ngo byo kwakunda umuntu ngo akunamisha akagushyira umutwe mu maguru akagutera amavi mu bambe akagutera inkokora mu mugongo amukubita n'ibintu byinshi bya bintu mbese ngo kwakunda umuntu akubita ibipfunsi ameze nk'ari gukubita ingoma ngo yaramukubise cyane ku buryo ngo umugongo kabisa ngo yawuturikije ariko ngo ntago byari ibintu bikomeye cyane kuko bivugwa yuko ngo uyu mugore nubwo yatatse muri icyo gihe Prosper yari arimo amukubita ngo irondo ndetse n'abaturage ngo bahise baza gutabara mu gihe bagiye gufata Prosper ngo bamufunge umugore ngo avuga yuko nta kibazo baniyunze hanyuma ngo ubwo bararyamye buracya ubwo Prosper nyine urumva yajyaga azayinyabya akazaga bakaryamana ijoro rimwe akongera agasubira kwa nyina ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero ngo byaje kugenda gute uyu mugore muri kwa kunywa ya miti yo kumukuramo inda ariko harimo na ya migiti Prosper yagiye amuhondagura ngo uyu mugore yaje kugira gutya arava atangira kuva ndetse ngo ava amaraso menshi cyane hanyuma rero ngo mu gihe uyu mugore muri uko kuva amaraso ngo ni nako umwuka wagendaga uhera umwuka ugenda gakeya abaturanyi baje kubimenya bahamagara ubuyobozi ndetse bahamagaza ambulance iza gufata uyu mugore uyu nyakwigendera hanyuma ngo imutwara ku bitaro by'ahantu bita Ngeruka ngo n'ubundi ni mu karere ka Bugesera uyu mugore rero ngo yaje kugerayo rwose umwuka waheze nuko ngo abaganga babitangaje bavuga bati umwuka uraheze uyu mugore rero akimara guhera umwuka akimara gupfa urumva yuko inkuru yuko wenda yaba yarakuyemo n'inda cyangwa se yaba yaranyweye imiti ikuramo inda ibyo byo ni ibintu wenda byaje gutangazwa n'abantu bari babizi babandi b'inshuti za hafi ariko akubitwa n'uyu mugabo we uyu witwa Prosper ari we mwana wa Silas ndetse na Helena uyu nguyu inzego z'umutekano zahise ziza kumufata ndetse zimujyana kuri RIB ubwo bavugaga ko yaba apfuye cyangwa se yaba yitabye Imana arimo arazira uko gukubitwa ibyo bipfunsi by'umugongo akubitwa n'uwo mugabo we Prosper hanyuma rero uyu mugabo akaba yaratawe muri yombi akaba ari muri RIB akaba atarashyikirirwa urukiko ngo aburane kwifunga no kwifungurwa ry'agateganyo hanyuma rero tutegereje kuzumva urubanza rwe cyangwa se kuzakurikirana iby'urubanza rwe twumve aho biherera nuvuga ngo abamwe baravuga bati uyu mugore ashobora kuba yarishwe n'iyo miti yanyweye yo gukuramo iyo nda abandi bakavuga bati ashobora kuba yarishwe n'inkoni cyangwa se n'iyo migiti uwo mugabo we Prosper yaba yaramukubise ariko nanone bakavuga bati se ko ibyo byo gukubitwa se byo kurwana ko byari byarangiye ndetse baniyunze uyu mugore ni gute yaza kuva akaza kuba ndetse byamuviramo no gupfa abandi bakavuga bati birashoboka yuko ari iyo miti yaba yaranyoye kuko abantu benshi hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bakoresha imiti bagiye biyahiriye ngo barakuramo inda rwose bagahita bahwana nayo mu gihe batagannye abaganga babizobereyemo kugira ngo babe bazibakuriramo ngayo rero ayo niyo makuru twari dufite ndetse nicyo kiganiro twari tubaganirije abakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikira reka nongere mbibutse umuntu utarakora subscribe kuri channel reka ukande munsi y'iyi video ukande ijambo ryanditseho subscribe niba utararikanda hanyuma kandi usharing ibiganiro byacu hanyuma inama zanyu inyunganizi ibitekerezo muri comment nabyo turabikeneye ibyacu nakagaruka ngiyewe ndi Brown T izi ni Inguni Zose TV
ciao ciao, Imana ibahe umugisha.